unywesha iki mbikubwira twanga akazi kangare ubuse byose nagara ubunyoshi ushyiramo imico waze ko bakwimye wanyu genda biza zayama indo yaguha Yesu razayama shabye man rebe imbesi na ko babyereka imana na bitanu King B nubwo nzigera cikineze mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge hejuru mikora zaharanira kugaragara imbere ya ariko se kagofi bimeze bite meze neza meze sawa cyane ariko se reka mpanze nkubaze uramushuti wawe nabonye ngo ni soro bitebye zikura mu tipu zikakora akazi ko mu rugo buriya na kirondo soro abongo nubije ngakora izamu nyine izamu ni nkirondo King B nubwo nzigera cikineze mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge hejuru mikora zaharanira kugaragara imbere y'abandi ayata ndakasi abantu nimbura muko nasheri namubwiye ngari kakazi ko mu rugo ingoma Miki uziko akora akazi ko mu rugo ni karyasi King B nubwo nzigera cikineze mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge hejuru mikora zaharanira dore nguragushisha no wamukunze usinziriye nagira nese ndapfa kugoma nka terete nikaryasi ariko ajya nguriza udufaranga cyangwa warusinziriye ako se wowe ubu tuzabona akazi bigenze bite akazi tuzagashaka hari umuntu wamdangiye akazi kwikiyete ngo kujya nkora ikiyede ngo akamemba 3,000 nafasisha nje kwiga nkora ikiyede kujya nkora ikiyede ngiye najya gupangurura zira usizo ku mashuri nzanirwa ndyamye mu rugo na akazi ubuzi bw'u Rwanda uri ngiye ninabona akazi ko gukora n'umudespa cyangwa ajya muri Amerika nzabireka mwana muri Amerika uvuga za good morning nkakora akazi keza kagofe rero kankubwire man kangira ahantu nigira nawe guma hanga nyine ngo ndabona umuntu agiye kongera bwirirwe bwa gatatu se twakuza akazi ko kubumba amatafari ya rukara ya rutukutu sinakora akazi ngewe mwana ngewe nakazi nshaka ahubwo nyine buranga ubushaka gutekereza ikintu bukorere kangende hano banigiriye ndabona ibyawe nawe urikomeje kumbera gasikira meze neza se meze neza hano nakuze nso nameze gute shana neza nyine nta kibazo ariko natuje cyane ase kuvuga cyo gihe ikibazo ufite sheri shana kibazo mfite ubwo nyine maze iminsi numva mfite akabazo nyine ariko kabazo komeze gute sani wanje aho se bibi mana nkubwira ngo uzareke kari akazi ariko ntabwo ujye unyumva ubundi kari akazi ko mu rugo ubona kazakugeza kuki shaka kari akazi se akazi kama amafaranga ikindi nyine amafaranga asanga nyine bagwemba amafaranga ngahe fasha no mu cyaro reke bagwemba amafaranga ngahe uvugisha ukuri bagwemba amafaranga ngahe shabi umukozi wo mu rugo iyi ni impyiko kuko ati mama mwizera akamuhereza urufunguzo ibiranemene nabisize mu nzu koko ndambisiga hanze kuko uyu mukozi wo mu rugo asigaye afite agafunga kamwe ko nibuka ubushize ko ari umuhungu waje hano mu rugo yaje aje gukora ikira ko nzabyigaho mama nazi ahita amwirukana agwemba ngahe nyine niba atari ibanga kandi ndabizi ko nta kintu wamisha amemba 20 ndahibaze 20 ubu si 20 sheri uvugishwe umva yakumarira iki oya nukuri turafaranga nubwo nyine nimba ari dukenya ariko turamfasha nta sheri oya baby oya shasheri rero dore tumaranya akanya kanini ngaho ta nyine ugira ibintu ujya kwitaho sibyo kankwerekeza ahubwo sibyo shamerekeza nta sawa abaguruka nyine tugende baby aguruka tugende King B nubwo nzigera cikineze mu byo nkora ndakora cyane nzikora nika noneho ntamujaranye cyumva ko bavuga umunsi ndarara nsubiye ku kibuye n'amaguru ariko n'ikindi byose uba wabikoze ufunguzo narutari kuko ndamenya ndukura hehe ntamujaranye mukana mana yanjye uriya muhungu ngiye rwose mwana mfashe sinzongere kuvugana nimbona ndubonye namubwira ntazongere kuza kundeba mwana wa wiriwe gute se njyewe naje nsanga umukozi urufunguzo yarukinjyanye mu nzu nk'imbere ubuze umuntu ararya gute yarukingiranye ageze nabizi se asigaye afite noneho wabwiriwe ntabwo wariye ntabwo ubizi noneho muntu ariwe n'ukuntu wari unarwaye ariko uwo mukozi ubu ari hehe kuri pe ko mabuja aranyica noneho iry'uyu munsi reba umwana we yabwiriwe
agiye no kongera yirirwe hanze atanaryamye mabuja aranyica mba ko bavuga hariya ngo ari koza ibyombo numbaza ukuntu byabisohoye cecekera umwana wa cecekera reka njye kumureba kanze njye kumureba tuvugana sibyo ndanahita nyirukana nzakuzana umukozi mwiza ibyo nibyo nshaka kwitaho tugende umunyerere Nanti wiriwe Jombo wiriwe ubu ngubu mabuja byose nagiye ku muhanda ngiye guhaha hari umuhungu waba ari kumwe nakubeshya siwumva oya mabuja ni ukuri nagiye ku muhanda ngiye kugura ikibiriti ngiye gucana imbura ngo nekere bebe igikoma noneho amafaranga ndayata n'urufunguzo ndabika n'urufunguzo warutaye umwana wanjye ari kubibwira nkabihakana none umwana wanjye yabwira ni ukuri nagiye kuriga nyine ahantu hose nje na bebe nawe ndamubura bebe iki waba wambaye umadeshiro ukajya ku muhanda waragiza ngo ibiki n'ibiki nikaraga nk'umwirirwa King B nubwo nzigera cika intege mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge reka mubwire rero urabizi nditonda sinitonda aricyo mba nagukoreye ari iyo ngiye kujya gusora hanze aricyo nk'umwana wanjye bumweme rero reka mubwire aho niyo mahirwe yanjye nahaye ngiye kukubabarira bwa none ariko bamusezeranye ko karaga ngo mutazasubirana kuri mabuja wanyirije umwana ubisa umwana wanjye yiriwe ku zuba ryamwishe kirihangana ryamwishe kubera ngo oya mabuja ni ukuri uriya musore nta nubwo njye twari tukivugana cyari twarashwanye karagahungu ubona atari akaboko twarashwanyiriga mabuja karagahungu kareke aya niyo mahirwe yanyu muhaye ninongera kukubona mu ikosi uzahita utaha iwanyu kandi iwanyu nawe urahazi ahubwo se tuzamuha itike namuha aba yanayamazemo yagura buriya budeshire bwiwe mwana we ihangane reka njye gukoresha urundi rufunguzo sibyo mu kanya ndaje ahubwo ndahinze tunajyane nkugurire n'akayawurute ku muhanda sibyo genge hejuru nkikora nzaharanira kugaragara imbwa y'umuzamu yagiye hera ngo ratateta eti tuzana umutima bro teta shaka pizza iPhone n'imodoka ngo ratahisha urankunda niwanendeka noneho ndakiruka numva ko ase nk'imbwa y'umukozi biba yagiye he King B nubwo nzigera cika intege mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge hejuru nkikora nzaharanira yego boss dera cyakiri mu ikuteri niko wambwaho igenda kumanya nago yinjira boss sorry pe ihangana ari muzogake wari ugiye mu biki yena ni cara ndi kumvaga kute akaririmbo ntabwo nakumvaga ajya tumaranye imyaka ingahe ya pari nayo nakoze nijoro habuze gatonga ibintu Arsenal yaritsinze Man City yatsinze kwita nk'yohereza wanyurusi boss mbabara imbaze ngo sabye pe mbabarira rya none uko imbabarira rya none boss aba wifunze mu makote yanjye mbabarira rya none mbabara ntabwo nzongera mubaze gatoya yego igihe tumaranye wakiye yego ni yashirye kingana umwaka none usigaye wibwa muri iyo mikino oya ntabwo nzongera boss byari binshitse kandi ubu n'ubwa kabiri ejo bundi nazanye umwana mbonera kumureba nabi boss mbabara ntabwo bizongera pe nguhaye iki kondisiyo yanyu ninongera kuza ngakomanga inshuro zirenze ebyiri takamwereza wanyu giseke yamka urakoze boss urakoze umva shaka hano mutume ku muhanda kandi naje genda kwa kazungu nzanira fanta nzanira yo na ka petit mitsinga konje yego boss ariko amafaranga nakoye ejo warayangaruriye boss nakugaruriye genda ntare umbwire neza kuri kora narebe gira vuba kandi sinongeye gutinda sawa King B nubwo nzigera cika intege mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge hejuru nkikora ikipe imwe ibiranganyije ubwoko kweri byonyine King B nubwo nzigera cika intege mu byo nkora ndakora cyane nzikora kosha biracyaza sha angandagura Tottenhamura cyangwa Man City kagofero City wagwa fresh
ese mani kagufi umeze bite mwana ahubwo se mbere yo kumbwira ibyo bintu byose ukambika amarinete ese mwana ubayeho gute mwana nta ndetse baze nkubasare ese wabonye igitegejo wundi bukasa kayatsinze narakibonye mwana none se umva mbari nguraba ngiye ko ngende kwihuta bose arantumye mwana umye kwa kazungu natinda ko asanga arankimbije dore ha mwese cyaranye mbago ngurabura ibizi mwana kagufi harana kubone job wayikora mwana keretse nimba ndakorana ngenda jyanganira n'abazungu hari ibyo nimwigize we ngo abazungu shabi zabakora mw'abanyarwanda ubuze ko muri akazi kizamu nacyo ubona cyo kanwaje ukora izamu wajya banyihera sengani zanjye kukwezi ufatiriye ihe kipe aha ndende igipangu cy'umukirano hepfo hanze ko ari n'ikinaga kazi wenda ufatira ikipe mva nyamubwire cyangwa ubireke yaragiye hari undi mabuja nabonye hano hepfo duturanye akeneye ngo umuhungu uzaza umuburarira kuri gate kumanywa akigendera we akaba ari nijoro gusa ni uwo mabuja umumbarize nimba ari amemba miliyoni 7 n'igice nzagakora aha reka nigendeye mwana nigende nibyo nakubwiraga ariko akazi kawe n'ubundi shap acyasoro koko barakiroze kimwe muri muri cyamara nabikansorinze shandi uri kugiye gutangira kubetinga subungure Citira Arsenal Tottenham ndagura Newcastle cyetse ubundi ramumabusha njyewe uragujewe amembye miliyoni 8 ziri nyinshi sinaba nakizemeye bikareka King B nubwo nzigera cikinege mu byo nkora ndakora King B Nicisha ibibazo mfite uyu munsi birenda kumena amabyi babaye ikise kandi ko narinze kari nge nyiri bibaza nge papa w'ibibazo nawe se ufite ibibazo nyiri byondo n'ibintu ngo imisambeje naga hanze nyine ubungiye kwangara niba nawe ni imisambi gusa ihene yangira apfe nabuze umuntu koko nguza amafaranga ihene yanjye wayigurishije se bakayibaga nayigeza utese kandi iri gucumbagira irarwaye se cyabyo byo nabane ese ugenda ndarahe ko nyibyo ndagiye kunyirukana ariko man nibutse igitekerezo reka dushake ukuntu twabikora sinumvishe ngo nguri inshuti na wa muhungu na wa muzamu wara epfo kwa Mr. Soro kirakoresha undi baragihembye nanjye rero Miki wa mushiro wanjye witwa Miki numvishe ko ubundi nyina ngo yafashe amafaranga muri banki ashobora ko nyirabuje ashobora kuba yaramwishyuye iyo niyo pari nibo tugiye kuguza baraho n'ubu nyine baturengera ibi bintu rero kugira ngo dushaka dukemura ibibazo byacu ibintu bya beti power tugiye kubireka nje sinjya beti nka niwe wabisariye ngiye ikintu ngiye gukora nta kindi no guhamagara King B nubwo nzigera cikinege mu byo nkora ndakora cyane nzikora nikaragenge hejuru nkikora zaharanira kugaragara imbere y'abandi banje nkitara mu mwijima naho ibibazo Miki akanguriza amafaranga nawe hamagara soro nawe nimero ze sinazisibye na nimero ze genda ya soro nayo ngire ako ndabona nzifite mushanda nzibitse bakagofe reka niyahure kuri wa mukobwa nubwo ari karyasi utwaye abafite twose wenda ngurize nagurisha na za nkweto naguze ejo bundi nkareba nakundi se buri rabogisa yo niba yaguhamura yashare kamamagara wa mukobwa mfite umusheneta ati nkamuhamagara urumva hamagara kamamagare numva ese we wahamagaye soro wabanje ugahamagara kamamagare numva aramfata se shako nawe yigize ishyano Allo Sheri biteze bite se shahe be wanje ni danger man ni hatari tu ntago ari neza kabisa eko Sheri habaye umva nyine sha Randirodi yakaniye agiye go kunyirukana Sheri ko numva bitoroshyera ahubwo se ninde numva muri kumwe cyaki zongwe tubana yakaniye nyine ahubwo nashakaga ngo ngurize amafaranga Sheri Sheri ese ko muri iyi minsi nanjye nta mafaranga mfite koko no bibi genda bizi ko ufite amafaranga man genda bizi ko ufite amafaranga asubwo 15k urumva ari amafaranga menshi mabuja yo nyamwatsi nyirambwira ko bataramuhemba andi kukazakora no kuri nta n'igiceri cy'ijana ubu tuvugana mfite oya baby reka nkwereke nyine niba wumva utamfasha mu kibazo ngo ngurize 15,000 ubwo se ubundi urumva wawe umariye iki ntayo mfite rwose ihangane reba ahandi uyigira ntayo mfite pe naba nkubeshye noneho
subiza ko nyafite njya mu Rwanda ariko ntayo mfite rwose byumve kandi nk'ukuri ntayo ntayo mfite pe oya nta nubwo nteganya kuyabona vaho ko mabuja ngo nayo ku kazi babaye bahagaze kandi niba ari abahemba oya mani oshigenda mani hapi byanjye nawe birangije ego wiki mva mani nimba nyina nge nawe cyari kiduje ari amafaranga naribi pe wicira izawe nayo ndaca izanjye cyane ko no muri iyi minsi mabuja yari yarakumbujije naribi nyine waca izawe nanjye ngaca izanjye ntabidanje oya ubwo nyine wowe numvise cyari kiduje ari amafaranga ntaribi waca izawe ntaribi rwose mbese gusika nk'ukupe nyeshiki mbikubwira twanga akazi kangare ubuse byose ntago ari ubunyoshi ushyiramo imico waze ko bakwimye wanyu igenda biza zayamba indi yaguha Yesu razayamba shabye mani rebe imbesi nana ko babyareka imana na bitanu ma cinshimishije wavuga kamari shirwe ne ukuna kwanza utaranamparanganyije kandi ngo mwarakundanye mwese niwe nyanza cyane inje umwanzi kwa kwarukanye amafaranga ahitamo uramwanze unisaba byo guparanganya barabikuroza barabindoza toka babirogorera toka mbese yo gukunda mbese bonene we ndanje wamabyi